Reka dutangire urugendo rwacu rwo gutembera mw'isi y'ibitangaza n'ibyago. Tekereza iyi shusho y'amazi yijimye y'inyanja ashushanya ibintu bidasanzwe, imiraba n'imihengeri iteye ubwoba. Muri ako kanya ikirere gitunguranye hakaza kugaragara ishusho idasanzwe y'ifi nini iteye ubwoba. Ese waba warigeze wumva inkuru y'ifi ishobora kurya imodoka yose ikayigira ubushwange hagasigara uduce twayo? Ifi yateye ubwoba inyamaswa zose zo mu mazi ndetse n'abantu bariho icyo gihe. Iyi niyo nkuru y'umunsi. Ifi yitwa Megalodon, umwami udasanzwe w'inyanja. Muhaye ikaze kuri JD Rwanda, nizere ko uri hano wamaze gukanda subscribe n'akazogera kugira ngo izindi nkuru nziza ujye uzibona mu bambere. Niba wumva ko abantu barebare cyane ari abantu b'ibitangaza bikomeye cyane, tegereza gato. Umuntu muremure kurusha abandi bose babayeho ku isi yitwa Robert Hadlow. Yari afite uburebure bwa metero 2.70, hafi metero 3. Yareshyaga n'inkingi y'inzu. Noneho tekereza kureba ingibi. Iyo ifi nini yashoboraga kwasamuraga umunwa wayo, maze umuntu agahagarara neza ku menyo yayo yo hasi, akarambura amaboko ayajyana hejuru cyane, ntiyari kugera ku menyo yayo yo hejuru. Megalodon si inkuru y'igitekerezo cyangwa yatekerejwe n'abantu, ni ikiremwa cyabayeho koko, kandi ibimenyetso byose byabonwe n'abashakashatsi barabihamya. Duhereye ku byegeranyo byagaragaye mu nyanja z'isi, abashakashatsi babonye amenyo y'iyi fi y'akataraboneka. Ibyo babonye mu butaka byaberetse ko iyi fi yari ikuze, ikomeye, ndetse yarushaga imbaraga izindi zose kugeza uyu munsi. Megalodon yashoboraga kugira uburebure burenga metero 18 cyangwa 24, ni ukuvuga ko yareshyaga n'inzu ifite amagorofa 3. Ibiro byayo byarengaga kuri toni 50 kugeza kuri 75, ni ukuvuga ko yanganaga nk'imodoka 10 nini uziteranije. Megalodon yari ifite amenyo manini cyane ku buryo uburemere bw'iryinyo rimwe bwashoboraga kungana n'uburemere bw'icupa rya mililitiro 500 ry'amazi. Reka tuyigereranye n'ifi nini ya none, nk'ifi yitwa Great White Shark ifite metero 6. Kuvuga ifi nini ku isi y'uyu munsi ukayegeranya na Megalodon ni nk'uko wagereranya imodoka ntoya n'indege nini. Megalodon yari ifi y'inkazi cyane yabayeho ku isi, ifite ubushobozi bwo kumira inyamaswa nini zifite ibiro byinshi. Ubushakashatsi bwerekana ko Megalodon yashoboraga kumira inyamaswa nk'inkura y'inyanja ifite uburebure bwa metero 8 n'ibiro bigera ku 6,000. Megalodon yashoboraga kumira inyamaswa yose uko yakabaye, nta na gato gasigaye. Ugereranyije n'ibintu bisanzwe, ni nk'imodoka ya Toyota Hiace. Iyi modoka ifite uburebure bwa metero 5.4 n'ibiro bigera ku 2,000. Imodoka mvuga si minibus, nizo bakoze kwita van. Megalodon yashoboraga kumira imodoka nk'iyi yose, cyangwa se amakamyo amwe namwe afite uburebure bwa metero 8 n'ibiro bigera ku 4,000. Ibiro 4,000 ni toni 4 zose. Megalodon yashoboraga kumira ikamyo nk'iyi yose uko yakabaye. Iyi ni ifi yashoboraga kwasama urwasaya rwayo rugapima metero 4 cyangwa 3 zirenga. Megalodon yari ifite ubumara nk'uko tubizi ku nzoka zimwe. Oya, yari ifite imbaraga nyinshi, umutwe munini, amenyo akomeye, n'umubiri ushobora gufata igihangano kinini ukakinyunyuza kugeza gishwanyaguritse. Ibi bivuze ko yashoboraga gufata amafi manini, inyamaswa zo mu mazi ndetse n'andi matungo y'icyo gihe ikayamira bitayigoye, nk'uko nawe ubwawe wafata bombo ukayimira. Ikindi gitangaje ni uburyo yihishaga mu mazi. Megalodon yabaga hafi y'amazi menshi, ariko kubera ubunini bwayo niyo yategekaga inyamaswa zose zo mu mazi. Inyamaswa zose zamenyaga ko ahiri atari ahantu ho gukinira. Yari ifite uburyo bwo gutegereza igikoko cyegera amazi, igahita igifata vuba nk'inkuba, ikagifungira mu kanwa kayo kugeza gihumetse umwuka wacyo wa nyuma. Amateka ya Megalodon yatangiye kugaragazwa mu myaka yashize, ubwo abashakashatsi batangazaga ko basanze amenyo y'iyi fi mu mabuye yo mu nyanja. Ibi byatumye isi yose icika ururondogoro. Ikinyamakuru Nature, kimwe mu binyamakuru bikomeye mu bushakashatsi, cyasohoye inkuru yihariye kuri iyi fi. Mu gushushanya Megalodon, abahanga bakoze ibishushanyo bifatika bigaragaza uko yagaragaraga, uko yitwaraga, ndetse n'uburyo yashoboraga kuba yaragize ingufu zingana n'izi modoka ya bulldozer, izi mashini nini cyane zihinga n'izicukura ahantu hakomeye cyane.
Iyi fi yagaragaye kandi no mu mashusho ya 3D yakozwe mu mashuri makuru ya siyansi. Abantu barayitegereje baratangara. Ese ubu ni ifi nini iriho uyu munsi ishobora guhagarara imbere ya Megalodon? Reka tubigereranye. Ifi nini cyane ishobora kugira metero 6 mu gihe Megalodon yashoboraga kugira metero ziri hagati ya 18 na 24. Uburemere bw'ifi nini ya none buri hagati ya toni 1 na toni 2. Ubu ni uburemere buke cyane rwose ugereranije na toni zirenga 50 za Megalodon. Ifi nini iriho mu isi ya none ni nk'umwana muto imbere ya Megalodon. Ikibabaje ni uko Megalodon yaje kuzimira kubera ibihe by'ikirere byahindutse. Ubushyuhe bw'isi bwari buri hejuru cyane mu gihe cya Megalodon. Ibi byayifashaga gukura no gukomeza kubaho neza, ariko uko ubushyuhe bwagendaga bugabanuka naho yabaga harahindutse, ibikiba bikitunganiye, irarimbuka irazimira. Abashakashatsi bemeza ko iyi fi ari kimwe mu bimenyetso bikomeye by'ukuntu isi dutuye yahindutse, uko ibinyabuzima byagiye bihangana n'ibibazo ndetse n'ukuntu ubuzima bushobora gukomera. Niba umuntu ashobora gutekereza ko ifi nini ari ikiremwa gikomeye kurusha ibindi, Megalodon yerekana ko hari ibirenze. Hari ibintu byabayeho abantu benshi batigeze bumva. Inkuru z'ibigwi z'ibyabaye imbere yacu ni nyinshi, kandi iyo wumva amateka ya Megalodon uca bugufi ukamenya ko hari ibiremwa bikomeye kurusha ibyo tubona. Megalodon ntabwo ari inkuru ya sinema, ni amateka yabayeho kuko ni icyitegererezo cy'uko isi ishobora kubyara ibintu binini bikomeye kandi bidasanzwe. Ese wibaza uko byari kuba bimeze iyo Megalodon iba ikiriho muri iki gihe? Ese niyo yari kuba yari isigaye mu nyanja ihiga amafi yose n'inyamaswa zo mu mazi, cyangwa se ikanatangaza abashakashatsi? Cyangwa se wenda ari kuba ikiremwa kibuza abantu kujya ahantu hari amazi? Biragoye kubimenya, ariko icyo kuri ni uko mu mateka yose y'isi nta fi n'imwe yigeze ikomera nka Megalodon. Ifi yateye ubwoba ibinyabuzima byose by'icyo gihe kugeza icyo gihe n'ubu. Mwakoze cyane, naho ubutaha. Mwari kuri JD Rwanda, naho ubutaha, ciao.